Twiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere. Dative umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radio. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza agenda mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Bana muriteguye? None se mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'iri somo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo abakosore. Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inyuguti tugiye kwigisha abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa mbere. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga no kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushobora kukigeraho, wareba ku rupapuro rwa 66 n'urwa 67 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumva aka karirimbo mu gihe twitegura. Amezi yacu mu Kinyarwanda yose uko ari 12, mutega amatwi nyababwire mwiyumvire ukuntu ari meza. Muribuka inkuru n'abasomeye mu isomo ry'ubushize? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ubushize yitwa Urugendo Shuri. Ngaho nimuvuge iki inkuru Urugendo Shuri yabigishije. Bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo wakuye muri iyi nkuru. Murakoze cyane. Nizere ko mwabwiye abo muri kumwe ko ibimera tubirya, biduha akayaga keza, tubikuramo imiti kandi bikurura imvura. Ubwo rero mugomba kubibungabunga mwirinda ikintu cyose cyabyangiza. Sibyo se? Murakoze cyane. Twiga Ikinyarwanda. Banyeshuri, reka mbasomera agace gato k'inkuru yacu Urugendo Shuri, ariko mutega amatwi kuko nshaka kubabazaho utubazo. Nimukurikire. Ku wa gatanu ushize, umwarimu wacu Mugeni yadusabye kuvuga ibimera byose tuzi. Tumaze kubivuga, aratubwira ati uyu munsi tugiye gukora urugendo shuri twige ku bimera. Dufata amakayi n'amakaramu turasohoka. Tujya mu mirima ikikije ikigo cyacu irimo ibimera bitandukanye. Bana mwakurikiye? Nimutege amatwi mbabazeho utubazo tubiri. Akabazo ka mbere. Umwarimu uvugwa mu gakuru yitwa nde? Ngaho bwira uwo muri kumwe igisubizo. Murakoze cyane. Umwarimu uvugwa muri aka gakuru yitwa Mugeni. Akabazo ka kabiri. Imirima yari ikikije iki? Imirima yari ikikije iki? Ngaho bwira uwo muri kumwe igisubizo. Ni byiza abana.
igisubizo ni imirima yari ikikije ikigo. Mu gisubizo cya mbere twavuzemo izina mugeni. Mu gisubizo cya kabiri tuvuzemo ijambo ikigo. Ngaho reka mbasubiremo ayo magambo uko ari abiri: mugeni, ikigo. Mugeni, ikigo. Reka twese dusubiremo hamwe ayo magambo abiri. Ngaho tugende: mugeni, ikigo. Uko nagiye mvuga aya magambo nagiye nsindagira ku ijwi ge na go. Bana murakurikiye? Uyu munsi rero tugiye kwiga ijwi ga. Ndashaka ko dufatanya twese hamwe gusubiramo ijwi ga. Ngaho reka dusubiremo twese ga. Twongere dusubiremo ga. Ngaho namwe musubiremo mwenyine. Ni byiza cyane. Mureke noneho dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi ga. Reka mbaho urugero. Mutege amatwi. Igare. Ndasubiramo igare. Muri iri jambo igare harumvikanamo ijwi ga. Ngaho rero namwe bana mugerageze mutekereze ku yandi magambo muzi yaba yumvikanamo ijwi ga. Muhite muyabwira umuntu mukuru mwegeranye uri kubafasha kwiga. Ndizera ko mwese mwabonye ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi ga. Mu ngero z'amagambo mushobora kuba mwabonye harimo ikigori, urugo, umugabo, umugati ndetse n'ayandi menshi. Ubu noneho tugiye gukora wa mwitozo wo gukora imigemo irimo ijwi ga. Mu gukora imigemo turifashisha inyajwi twabonye. Hari izo nyajwi ni izihe? Nizere ko muzibuka. Izo nyajwi ni I, U, O, A, E. Mureke rero mbaho urugero rw'umugemo. Ndafata inyuguti ya ga nongereho inyajwi I, mbona umugemo gi. Reka nsubiremo gi. Mureke rero dukorere hamwe imigemo ikurikiyeho. Ga nitwongeraho U turabona umugemo gu. Dusubiremo umugemo gu. Ni byiza. Tugeze ku mugemo wa gatatu. Ga nitwongeraho O turabona umugemo go. Dusubiremo umugemo go. Ni byiza. Dukurikizaho undi mugemo. Ga nitwongeraho A turabona umugemo ga. Dusubiremo umugemo ga. Ni byiza cyane. Reka noneho namwe mukora umugemo wa nyuma mwenyine, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ko mugiye gufata ga mukongeraho E. Murabona uwuhe mugemo? Nizere ko umugemo mubonye ari ge. Uyu mugemo mvuze ko ari ge aho kuvuga ge, kuko ariko bivugwa mu magambo y'Ikinyarwanda nka mugeni, umugezi, urugero n'ayandi. Mwumvise kandi ko ku nyajwi I twavuze gi aho kuvuga gi. Impamvu nuko mu magambo y'Ikinyarwanda ari uko tubivuga. Ingero z'amagambo arimo gi twavuga igi, umugi, urugi n'ayandi. Muhumure kandi ibi ngibi tuzakomeza kugenda tubisobanukirwa kurushaho. Imigemo rero tubonye yose ni gi, gu, go, ga, ge. Tuyisubiremo nanone: gi, gu, go, ga, ge. Ngaho namwe muyisubiremo mwenyine. Ni byiza
byiza cyane bana, mubikoze neza, nimwihe amashyi. Bana, twongere dukine ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru cyangwa kubirebesha hasi. Nzajya mvuga ijambo rimwe rimwe nkoma mu mashyi kugira ngo numvikanishe neza amajwi arimo. Nyuma yaho ndasubiramo ijambo ndivuga nihuta. Ndagusaba kunkurikira kugira ngo uhitemo aho urebesha ibikumwe. Niwumva mu ijambo mvuze harimo ijwi ga, ibikumwe urabirebesha hehe? Hejuru. Ariko niwumva mu ijambo mvuze nta jwi ga ryumvikanamo, ibikumwe ubirebeshe hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe agufashe, ngaho nimureke dutangire. Ijambo rya mbere ni ukuguru. Ukuguru. Bana, mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mwabirebesheje hasi? Nizere ko mwese ibikumwe byanyu mwabirebesheje hejuru, kubera ko mu ijambo ukuguru turumvamo ijwi ga. Ni byiza cyane. Ijambo rikurikiyeho ni kagabo. Kagabo. Ngaho hitamo aho urebesha ibikumwe byawe. Mwese se ibikumwe byanyu birareba hejuru? Niba ari uko mwabikoze neza. Mu ijambo kagabo turumvamo ijwi ga. Nimureke dukore irindi jambo. Muritega amatwi. Ipasi. Ipasi. Nimuhitemo kurebesha ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se hasi. Mbese ibikumwe byanyu mwabirebesheje hasi? Nizere ko ariko mwabigenje. Mu ijambo ipasi nta jwi ga ryumvikanamo. Ni byiza cyane. Ngaho rero mwese ndizera ko mwabikoze. Nimwikomere mu mashyi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Bana, uyu ni umwanya wo kwandika inyuguti ya ga ntoya. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese yegereza ikaramu n'urupapuro cyangwa se ikaramu n'ikayi bye. Mbahaye akanya gato ko kwitegura, hanyuma dutangire. Buri wese yegereje ibikoresho bye. Ngaho nimukurikire rero, dutangire. Iyo wandika inyuguti ya ga ntoya, uca akarongo gafunze, warangiza ukakamanuriraho akarongo gahagaze iburyo, wakageza hasi ukagahetera ibumoso. Ngaho fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, uca akarongo gafunze, nurangiza ukamanurireho akarongo gahagaze iburyo, nukageza hasi ugahetera ibumoso. Nuko wabikoze? Ni byiza niba ari uko wabikoze. Nimureke twongere tubikore bwa kabiri. Tugendane. Ca akarongo gafunze, kamanurireho akarongo gahagaze iburyo, nukageza hasi ugahetera ibumoso. Niba warangije, ereka umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe wawe muri kumwe arebe ko wabikoze neza. Uyu ni umwanya noneho wo kwandika ga ntoya nyinshi ku rupapuro no mu makayi yanyu. Nimurangiza kuzandika, muzereke abo muri kumwe. Reka mu gihe muri kwandika mbashyirireho akaririmbo, maze namwe murusheho kubikora neza. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo, ababyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu. Reka noneho twige
muri kano kanya uko bandika ga nkuru. Nimukurikire. Uca akarongo gaheteye ibumoso, ukagaruka iburyo, ukazamuriraho akarongo gato gahagaze, hanyuma ugakomerezaho akandi karongo kagufi gatambitse kareba ibumoso. Mureke tubikorere hamwe. Ngaho ca akarongo gaheteye ibumoso, wongere ugaruka iburyo, zamuriraho akarongo gato gahagaze, hanyuma ugakomerezeho akandi karongo kagufi gatambitse kareba ibumoso. Reka twongere dusubiremo. Nimukurikire. Ca akarongo gaheteye ibumoso, wongere ugaruka iburyo, zamuriraho akarongo gato gahagaze, hanyuma ugakomerezeho akandi karongo kagufi gatambitse kareba ibumoso. Bana, ndizera ko muri kubikora neza. Ni byiza. Uyu ni umwanya wo kwandika ga nkuru ku mpapuro no mu makaye yanyu. Nimurangiza kuzandika, muzereke abo muri kumwe. Mushobora no gukomeza uyu mwitozo wo kwandika ga ntoya na ga nkuru nyuma y'iri somo. Ku bafite ibitabo, murambure ku rupapuro rwa 67 maze murebe niba izo ga mwazanditse neza. Niba kandi hari aho mukeneye kwikosora, mwabikora. Ababyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Nizere ko mwarangije kwandika ga nyinshi nk'uko twavuganye. Kuko rero mwabikoze neza, reka mbahemba aka karirimbo. Mwarimu wacu aradukunda cyane, atwigisha indirimbo zikatunezeza. Twajya gutaha tukamusezeraho, bye bye bye, tuzabonana ejo. Uyu munsi rero twize ijwi ga no kwandika inyuguti ya ga. Bana, mwabyishimiye? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero muze kwandika inshuro nyinshi ya migemo tumaze kwiga ariyo gi, gu, go, ga, ge. Muyandike mu makaye yanyu. Nimurangiza, muyereke abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe kugira ngo barebe ko mwabikoze neza. Ku bafite ibitabo, musome imigemo, amagambo n'interuro birimo inyuguti ya ga musanga ku rupapuro rwa 66. Mwakora kandi n'ibindi bikorwa byo gusoma no kwandika inyuguti ya ga biri ku rupapuro rwa 67. Nizere rero ko buri wese aza kubikora neza. Mwibuke ko tuzakomereza ku rindi somo ubutaha. Ntihazagire rero n'umwe ubura cyangwa se ngo akererwe. Ubwo rero buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi azitwaza igitabo cye niba gifite mu rugo. Buri wese kandi azaba ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo. Sibyo bana? Ngaho buri wese nahita ajya gukaraba intoki ze akoresheje amazi meza n'isabune. Ntimuzi ko se biturinda kwandura indwara nyinshi zinyuranye? Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.